niba udashaka kuba umukobwa uzakubyarira ngaho uzagenda ubyarane na mama wawe. hari umuntu uzi abase ukunda kwikora ku mabya ndeko. Ya mugore ni mubi, amahirwe yagize yashatswe n'ingagi mugenzi we. Bitoveni nyine umva ibisa birasabirana. Barangiye ngo igitsina cyaguhiriye ngugira ngo wacogeje kurusha abandi cyangwa wakuniye kuri aritari. Apfuye roro. Na mwana urahura nawe ngayigukoze mu ruti rw'umugongo. Yari kubwiye mboro yabimeze utemana. Nayo. Nanyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo. Abaseze ni kinubi baba bari gutera mamane. Hakara abana bafite ibisongo. Karaka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufi. Reka da. Ni umusore muhararanye kwezi kumwe amezi abiri ukajya kumusura. Beza biri yose iminsi 3. Angorere abaza ngo ni ibintu atangiye kujya bwira ngo ndongore isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu ya gatanu atangiye kugira umunwa none wavuye wanyu ukora iki uretse gatombo beranye ibi bintu bavuga ngo umuntu yavuye wabaje kujyana n'umugabo we niho cyanyine cyo cyaramuvanye wabo none ni igigindo cyo kuyiwanyu iwanyu ku buryo ukaryama nkaba w'ikigwagi ntabwo nazaga guha ibitekerezo akomanje ubu ugeze igihe ukumva uzashaka umugore byibuza ukamushyira amaboko umuntu w'umugabo none ndi mbwa kikoryo imbwa mbi cyane subu n'abana ugira subi ntaga zawe sama noneho Jay n'umwana mwiza shushu Jay agira n'umutima mwiza ariko ni ikigwagi ariko Jay wanyu niba gutanze kuzimu ninde mukiri wanyu muri famille ikoze nago mbona giye karije mukire ra next Kabiri wikora ryari twebwe iyo dukoze nka kanijoro akandi tugakora nka 11 hakiyeho nk'amasaha 8 ariko noneho ntuzude guca uko ari ebyiri ni ituru nyazo sizazi ni ngo ubu nk'umugabo mukoze ituru ukamara nk'iminota nka 45 yes umugabo ntaba guhagije baragutora waje hanyuma tugiye go hanyuma se kamambe ndakwituma ndaje ego saranye kwa hano gwagize ikibazo ariko se uyu muntu kandi ntago nkumbura kandi ibintu mbeshya ngarankumva nanjye ntago umuntu ntago umuntu mbeshya ngarankumva kandi nyine nkubwira ngo ndagukumbera ukambeshya wowe ubwo ntumbeshya shabwe ibintu byo kubeshya ntago ari byiza mu byukuri pe nawe ntago ari ibintu birambabaza kandi ngiye tujya gukora imbabaza bwenge bira birambabaza nanjye birambabaza bwenge birambabaza nanjye birambabaza namara bwenge birambabaza nyamara nanjye birambabaza software development nibyo yiga muri secondaire ya karave software development sa ni ngukimwa muri level 5 ni wayi yiga level 5 muri software development Fabrice bakuvoma ngo ni bari kwa Divendi ase ntabwo mwumva niga software development niki uje kwiga ibintu siko nanyo ko batazi no gusoma musajya yiga ibyusa niba bumbi nk'uko ariko nibyo bitumaga baturisha n'amafaranga menshi nibabwira umugabo wanjye naza akakurongora wa mukobwa we ntuzumve ko yakugize umugore uzaba uri indaya ye nyine yo kurongoraga amafaranga akagenda
nibyo hari ibintu abantu bibwira umugabo wanjye ntago abagabo bavukanira ntago nzamufata mubwire ngo ntuzaca inyuma nibyo ndi umugore w'inzozi ariko ashaka kubona undi mukobwa akamugirira irari aga uzamurye utahe uzumbwize ukuri umbwire ngo nabikoze ngeze kuki yego ni iki wigerereho ku buryo umwaka urangije hari ikintu kizimugezeho nigejeje i Kigali twize ko icyemezo cyo gushinga urugo kiza mu gihe amarangamutima yaganje ubwonko kuko mu ngo nyinshi hishimye abakozi gusa ikindi kambaye gasipo mw'abasore ndangije uyu mwaka wa 2025 ntarabona umugabo sinzarangiza umwaka wa 2026 ntararongorwa umuntu agizwe n'ibiro bingahe by'ubwonko hejuru kimwe dayila ubwonko bupima ikiro kimwe none so pebera bingahe ubwonko bupima ibiro nka 3 imyaka y'abantu bahera kuziko njye nageze ubu ngubu nanjye nabaye bavuze njyewe nabundi ikintu cya mbere bangamira ni ukurarana n'umugabo umugabo wanjye se namuzanye muziritse cyangwa yarizanye none ubu rero sayizi ngizi pati ya pombe mazi yote turi kumwe iki pati ya pombe mazi yote turi kumwe umugore arahindukira ahindukiye abona ninjye kizigenza aka muhata urukundo jemusi sara umuhata paka paka umugore we hafi ni muhe mukagera Nyabarongo nabyo byashoboka uraburiza ndaburiza ejo bundi umamagara yego hano nagusanze yego uri gusomana n'uriya mukecuru umwe wari wibye telefone yandika umukecuru bari kuryana oye gera hejuru ariko gusomana n'ikimenyetso yari indaya nka 30 hanyuma buranzovu Imana ari mu kintu cyitwa kwicuza n'abantu bamuha icyo bita ikiza cyo ngo yicuze ahubwo arushaho kubimuka data we ariko rero nta mugabo urongo ite mugenzi w'imbwa yarananiwe ibikorwa by'ububuga yabaye oye nawe uri imbwa baby wabonye kabona ishyano wa mutwawe kabona wanyihashye baragusambanyije koko ku buryo ngo muri video abantu babibonye bambwiye bati ya baturamwana ibintu bamukoreye ko ari ubugome. Oh my god, hari abantu babibonye deja hari abantu ngo babiriye bakava kumirwa akavuga bati mbega ibintu bakoreye bwiza we. abantu se kwatadusharinga natwe abantu nabagome umuntu arifata akagusambanya nasoni konzi ndashaka umukunzi riri mu meshe amakuru divine ni meza imyaka ingahe divine 37 ashaka umukozi umeze ute ndashaka umuntu warushye warushye maze kuva mu byiza muri Canada se haba indaya iyo nagiye nasamura ubushize twavuga yagira igiciro cy'ijoro rimwe nangahe $1000 angahe $1000 $1000 ariko ubwo nuwo wacipu ni umuzungu nuhendutse
miliyoni y'amanyarwanda ariko n'uhendutse wa undi nyine n'uwo wakura nyine hari amahuza hano mu Rwanda hari 2 3 nuko nagize ako gaseseme Sebure wazambwiye inkuru yuko wasamye. Narasamye ndijyamo da. Urabyara. Ndabyara. Ariko ngo bayigukuye mu zuru. Umva bayaricometsa mu mutima. Nje menya nyibyaye bayikura muntu ko nta wapfa kunkora muntu. Umupuri wawe ukabona imbwirimo cyane. Ubuzuzi ugarukirize. Aho wigarukiriza hose amafaranga se. Wa macho wa majwa we. Inuza akanuza kimbwa kaba kabyibushye kuba kananutse. Ngaho reka turebe indwara. Indwara simbwa zazungu ko zazishingiye regana. Ibaze guteye inda. Hibyara yine nkabyarimka. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le préfet est aux préfectures. Répète. Le préfet est au préfecture. Le préfet est aux préfectures. Le préfet est au préfecture. Le préfet est aux préfectures. Le préfet est au préfecture. Dédé. Moi je dis le préfet est aux préfectures. Le préfet est au préfecture. Préfecture. Répète deux fois. Agiye mbabwira inshuro nyinshi ndababwira ni Nyarugenge ndi umwe mu basore bake cyane bashobora kuba barya neza. Hicho nakipata. Hichi ndo wanaita kifenesi. Hichi ngo kiryoha nkacho. Abazi ibyo ndimo nakora nabo barabizi. Buriya nacyo ugiye kucyumvira ugira urya gake gake. Senza vubura ni hiriye banga ugira mu buzima bwawe utegeze ubwira abandi bantu. Ibanga? Nigeze mbwira abandi bantu. Ubuzima nabayemo ko nabivuze muri kiyedi, muri akazi ko mu rugo. Ibanga ntavuze ko nkunda kuvuga amabanga sinaravuze. Gutura umuntu w'isugi kandi warabyaye. Okay, ngiye ndi isugi ndongera mbihagarareho. Gute se kandi warabyaye? Nabiko hari nashonje. Komeye ku sugi bwanjye. Ariko birumvikana ko wabutakaje kugira ngo donc kuba warabyaye cyangwa kereka nimba hari undi muntu njye numva uvuga ko yabyaye atarigeze akora imibonano mpuzabitsina n'isane. Hey! Kereka nimba nayo byarakugendekeye nkasanuka yikura kuri moto cyangwa mu mazi. Oya. Cyewe narabyaye mfite umwana w'imyaka 8 ishike 9 ariko kuva icyo gihe sinongeye gukora imibonano mpuzabitsina niba mvuga ko ndi isugi. Bire bintu by'ukuri kwabyo kwarukuwe. Kuri uko narabikoraga icyo ni cyambere sibyo. Mikrogeze inyuma gatoya s'il te plaît merci. Dusabe tubwire gusoza no kurangiza bikoreshwa ryari bitandukana gute? Itandukanye riri hagati yo gusoza no kurangiza. Kurangiza. Yose kandi dusaba subize. Kurangiza. Nije mamundi mu gikorwa karangiza. Iki yakosha. None abo ko ujya mu bintu. Gusoza. Ese dusaba kuko tugiye mu zindi ndimi wenda byagucanga nta kindi kintu mu Kinyarwanda wumva cy'amatsiko wabaza. Ibyo byo gucumita nago mwabisoje.
ariko ngo ibibazo birahari tubaze na Google ihako gucuma itazabisobanura se ngo nukukubita ikintu ukarenza kande umugore nzashaka yewe sha byarutwa nkibanira na Semuhungu